isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Randiri mwana wanjye, nabonye ko ibintu bigiye koroha cyane, kubera ko Sofia yari azi ahantu papa wa Nathan yari atuye, kuko niho Sorina yagiye gukora akazi ko mu rugo. Mpita mbwira Jessica nti umupangu urahindutse, uyu mugore Sofia nawe tujyane muri Masofa. Jessica namaze kumubwira gutya aratungurwa, ambaza impamvu napfa gufata umwanzuro nk'uwo nguwo kandi kujyana n'abantu benshi ari ukwiyongerera umutwaro. Jessica mpita musaba ko twajyana ahantu nkamubwira impamvu tugomba kujyana na Sofia muri Masofa. Tugeze mu cyumba mubwira amateka Diva yambwiye. Jessica nawe ambwira ko ibyo Sorina yabimubwiye, bityo byanga byakunda ayo mateka ahuye, ahubwo ari uko atarabyitayeho. Nuko mubwira ko tugiye kubwira Sofia akatujyana ahantu bari batuye muri uwo murima, ndetse akanatwereka ahantu Sorina yakoraga akazi ko mu rugo, kuko aho niho hantu papa wa Nathan atuye byanga byakunda, ndetse ikirenze ibyo Sorina akaba hazi neza. Bityo nidutinda gatoya turasanga abasirikare ba Sorina bahageze kare. Nuko duhita dusohoka mu cyumba twarimo, tubwira Sofia ko tugize amahirwe yo kuba azi Masofa, bityo ibintu tugiye gushakayo tutabibona gutyo gusa, n'ubundi nta muntu waho dufite urimo kudufasha. Sofia tumubwira rero ko tutakwirushya tugezeyo dushaka umuntu, ubundi tumusaba ko twanajyanayo. Aradushimira cyane ngo kuko tuba dusubiranye Masofa, hari ubwo byamuha amahirwe yo kuba yaza guhura na mukuru we, akajya no kumwereka aho yashyinguye mama we. Ako kanya dusaba iminota mike ngo ajye kwitegura, ndetse n'umwana musigire mukuru we asigara murera. Jessica atungurwa no kumva buryo umwana muto Sofia yari afite na mukuru we. Amubaza mukuru we uko angana. Sofia amubwira ko mukuru we afite imyaka 20, akaba yibera mu rugo gusa, ariko yaragiye kuzamuzana nawe akajya dukorera mu mirima, ahubwo nabyo yaraje kubidusaba. Jessica amubwira ko nta kibazo azamushyira mu mirima tuvuye Masofa. Nuko aragenda, natwe dusigara twiteguye. Ukabona ko ibitambo twari tugiye gutamba byo kujya gushimuta Sorina cyangwa se gukurikirana abasirikare be tutakibikoze, kubera ko Sofia yaragiye kudufasha kugera muri Masofa. Nuko tumaze kwitegura neza turasohoka, dufunga inzu, ubundi dushyira ibikapu mu modoka, dutegereza ko Sofia agaruka ngo dufate urugendo. Mpita nibuka ko nabeshye Rozanje ko ntazongera kugenda, ariko nkaba ngiye nanone bitunguranye. Mpita mwandikira message mubwira ko ngize urugendo runtunguye, ariko ntangireho ikibazo, ndetse mwandikira kubera kugira isoni zo kumuvugisha, kugira ngo atambaza ibibazo byinshi nka buri kintu musubiza. Nuko maze kumwandikira nsubiza telefone mu mufuka. Sofia araje afite n'igikapu, bigaragara ko nawe yari yiteguye. Nuko ndabanza mfungura igipangu, Jessica asohora imodoka, ubundi ageze hanze ndagaruka ndagifunga neza. Maze gufunga nanjye ninjira mu modoka, nicara imbere hamwe na Jessica, naho Sofia we atwicara inyuma. Twagiye turi kuganira, Sofia arimo kudusingiza ukuntu tumukoreye cyane, kubera ko ngo twari tugiye kongera kumufasha kubona mukuru we Sorina, nyamara atazi ko ahubwo turi kumukoresha, ariko nta yandi mahitamo twari dufite, kandi nta kibi cyari kiramubaho. Nuko dufata umuhanda werekera muri Merine. Amasaha nayo arimo kwicuma. Tugeze muri Merine tubanza gushaka ibyo kurya, ariko tuvuga ko turabizana tukagenda turira mu modoka, ndetse akaba ari nako tubikora. Nuko urugendo rwacu rukomeza tugana mu ntara ya Turiya. Dukomeza urugendo, ariko Jessica aza kugira amatsiko cyane y'ubuzima bwa Sofia yo kubaho nyuma y'uko Sorina yaragiye, ariko abura ukuntu abimubaza, kandi nanjye kwari uko.
mbura uko mbimubaza kuko ntabwo twashakaga ko Sophia amenya ko twari tuziranye na Sorina. Mpita mvuga nti none se ko watubwiye ko wabuze mukuru wawe ngo witwa Sorina, ubundi byagenze gute kugira ngo muburane burundu kugeza ubwo ufata icyemezo cyo kuva i Masofa ukaza gushakira muri Kentrone? Sophia: ese aho tubundi njye na mukuru wanjye twamenye ubwenge tubana na mama wacu gusa, ariko ari umurwayi utabasha kuva mu buriri. Nuko mukuru wanjye Sorina akajya ava mu rugo buri munsi akajya guhinga, ubundi akazana ibyo bamuhembye tukarya. Jyewe yarantegetse ko nzajya nirirwana na mama wanjye, ari nabwo naje kuganira na mama ambwira ko buryo twari turi atari iwacu, ahubwo yahaje kubera papa wacu wahamuzanye nyuma yo kubana. Nuko mukuru wanjye akomeza kudutunga gutyo, ariko umunsi umwe ajya kuza guhingira umugabo w'umubwirizabutumwa bw'Imana. Uwo mugabo aramukunda cyane, amugira umukozi wo mu rugo, akajya akora akatuzanira amafaranga, noneho dutangira kubaho neza. Umunsi umwe rero twagiye kubona tubona njye na mama wanjye, tubona Sorina aratashye ababaye cyane. Tumubaza impamvu afite akababaro kandi dusigaye tubayeho neza kubera ko abona amafaranga. Mu gutungurwa kwinshi atubwira ko bamwirukanye. Tumubajije icyo bamujijije, atubwira ko bapfuye kumwirukana gusa. Nuko turamwihanganisha, tumwibutsa ko Imana idukunda akaba ari nayo ikiturinze, bityo agomba kwihangana ko azabona akandi kazi. Sorina yakomeje kubana natwe iminsi mike, nyuma aza kutubwira ko agiye mu murwa mukuru wa Masofa gushaka akazi ko kugira ngo abone uko dukomeza kubaho, kubera ko amafaranga yari afite ntago yari gukomeza kudutunga, nta yandi yiyongeraho. Afata amafaranga yose yari afite akuraho itiki iramugeza mu murwa mukuru, andi yose arayaduha dusiga mu ihema twabagamo, ubundi aragenda. Ariko kuva uwo munsi ntago yigeze agaruka. Ubwo rero njye na mama wanjye twakomeje kubaho gutyo umunsi ku munsi, ariko mama wanjye agakomeza kuremba cyane, ariko tukajya tujya kwa muganga bakamuha ibinini, ndetse bari baranamubwiye kuko akomeza kunywa ibinini bishobora kutamugiraho ingaruka nziza. Nuko ukwezi kwa mbere gushize Sorina agiye, mu gitondo kimwe narabyutse nsanga amafaranga mu ihema ntazi umuntu wayahashyize. Mama wacu utaragiraga agatege mbimubwiye avuga ko ari Imana yatwibutse ikaba ariyo yayohereje. Nuko dukomeza gukoresha ayo ngayo kuko ariyo yari yadusigiye, yari hafi nayo gushira turongeranya. Nuko dukomeza kwiberaho muri ubwo buzima bwose kugeza ubwo haje gushyira amezi 9 yose tubayeho gutyo, tukajya tubona amafaranga tutazi aho ari guturuka, ndetse iminsi ikomeza kwicuma tubona amafaranga. Ariko igitondo kimwe twabyutse nk'uko bisanzwe, ahantu hari hashinze ihema ryacu njye na mama, twumva hari abantu bari kuza bahavugira. Mu kuvuga hahita haza umugabo akuraho rya hema atubwira ko igihe cyo guhinga umurima we kigeze, bityo tugomba gushaka aho tujya. Nta yandi mahitamo nari mfite, na mama wanjye wari utagishoboye noneho no kuvuga. Ubanza Imana yarabimenye ko atagishoboye kwihanganira papa wacu ibyago papa wacu yari yaramushyizemo, ahita yipfira. Agahinda gatangira kumbana kenshi cyane, ndetse ubuzima butangira kumbona gutyo, kubera ko amafaranga twakundaga kubona ntayo twabonaga. Ndetse na mama wanjye yari amaze gupfa, kubera ko nakoze nta kintu nzi gukora birangora cyane. Ahantu hose ngiye gusaba akazi bakakampa, kubera ko ndi umukobwa mwiza, ariko nahagera kakananira. Biza kurangira ngiye gukora mu kabari, ariko ngeze muri ako kabari ibyo nahuriyemo nabyo nuruva gusenya, kubera ko nasanze ako kabari abagabo baho basambanya abana batoya nkanjye. Mbuze uko mbigenza, niba amafaranga umugabo wari ugiye kuryamana nanjye, maze kuyamwiba niha gahunda yo kuva mu ntara nkajya gushaka mukuru wanjye mu murwa mukuru. Ariko imyaka 2 yose naramushatse naramubuze, ndetse ngenda nkora n'akazi ahantu hose mbonye byananira bakanyirukana nkajya ahandi. Naje no kugera ahantu barimo kubaka inzu mpasaba akazi barakampa, ariko kwikorera bikajya binanira baranyirukana, bambwira ngo ndutwa n'umukobwa wigendeye wakoraga cyane kurusha n'abagabo kandi ahetse umwana mutoya. None njye ukiri muto kurusha uwo mukobwa, akazi kakaba karananiye. Nuko mbonye nta kundi amafaranga yose nabikaga nyashyira hamwe,
nsanga harimo itike ishobora kungeza mu gihugu cyacu. Buriya inaha nahageze ndi muto cyane kuko nahageze mfite imyaka 15. Ubwo rero navuye muri Masofa nyura mu gihugu cy'abaturanyi cya Metrobet, ndakomeza kugeza ubwo nanyuze muri uyu muhanda turi gucamo, nza guhura n'umukobwa mu modoka tuza tuganira, mubwira ko mvuye muri Masofa, nawe akaba atuye muri ako karere ka Turiya, ariko akaba nawe agiye gushakisha mukuru we witwa Nataliya, kuko yavuye mu rugo kera, mu kugaruka ahetse umwana, mama wabo amwirukaho, none akaba ataye mama we akajya gushaka mukuru we. Dukomeza kugenda mbwira ko araviramo muri Merine, nanjye mubwira ko ariho mviramo, ariko bakaba barambwiye ko umuryango wacu wabaga hitwa Itesara. Nkaba ndakomeza urugendo, nuko urugendo dukomeza kurugenda, no kugera muri gare ya Merine tuvaho dusezeranaho, njye ntega bisi ijya mu cyaro Itesara. Ngezeyo ngenda mbaririza umuryango wanjye, ariko birangira ntawubonye. Nkomeza kuba mu cyaro ntagira homba. Nyuma hashize imyaka nza kwihurira n'umukobwa twari mu kigero kimwe witwaga Monika, ambwira ko yizeye muri icyo cyaro nk'ubuhungiro. Mubaza icyo ari guhunga naho aturutse, ambwira ko ari guhunga umuryango we ibyago biwurimo, akaba ashaka kwiberaho mu mahoro. Ariko ntungurwa no kubona Monika afite amafaranga menshi cyane, kugeza ubwo yubatse inzu akansaba ko twayibanamo, ariko sinzagira umuntu n'umwe mbwira ko mbana na Monika, ko tuzajya turya ibyo dushaka byose kugeza ubwo amafaranga nashira azajya gushaka ayandi. Ariko nareba amafaranga Monika afite nkabona niyo twayarya imyaka 100 tutayamara. Ntangira kwiberaho neza gutyo mbana na Monika, umukobwa witondaga cyane ndetse amfata nk'umuvandimwe. Nyuma Monika aza kumbwira ko iwabo ari mu mujyi wa Kent, ariko bakaba bafite kampani ikomeye yitwa Barewis. Mpita mubwira ko iyo kampani nta muntu utayizi. Monika ambwira ko rero musaza we witwa Toromeo ari we uyiyoboye, nabyo mubwira ko nta muntu utabizi. Naho mushiki we Nina akaba yarigendeye batazi aho ari, none bakaba batangiye kubagendaho ngo babice, ubundi kampani yabo barya amafaranga yayo. Mubaza abantu bashaka gukora ibyo bintu, Monika ambwira ko ari abantu bafite imbaraga ku buryo utahangana nabo, ndetse adashaka no kubivugaho. Nyuma hashize indi minsi mike mbana na Monika, twumva amakuru ngo musaza we Toromeo yapfuye, ahabura gatoya ngo n'umuhungu we w'imfura Buroni bamwice. Imana ikinga akaba ariko abandi bana bavukana na Buroni bo bakaba batazi irengero ryabo. Abo bana bakaba baritwaga Moria Lewis ndetse na Grey Lewis. Nuko tumaze kumva ayo makuru Monika agira ubwoba, ariko mu gitondo mbyutse nza gutungurwa no gusanga Monika nawe bamwishe, bamukatishije icyuma mu ijosi, na ya mafaranga yose yari afite barayatwara. Nuko mbuze uko ngira mbwira abaturanyi uko byagenze, baza kumfasha gushyingura Monika, ariko abapolisi baza kumfata bajya kumfunga, banziza ko ari njye wishe Monika. Gereza nyimaramo imyaka 9 yose, kugeza ubwo naje gusohokamo bambwira ko bambabariye. Nta kindi nakoze, nagarutse muri Tesara nsanga ya nzu iracyabaho, ubundi nkomeza kuyibamo. Nyuma nza guhura n'umugabo antera inda. Nyuma yo kuntera inda mu buriri irengero, kugeza ubwo umwana namureze njyenyine agakura. Sinzi nanjye byambayeho ejo bundi mu myaka yashize, undi mugabo nawe antera inda, akaba ari yuriya mwana muto mfite kuko afite imyaka 5 gusa. Ariko byose nabikoraga mu buryo bwo gushaka uko mbaho, kuko mu myaka yanjye uko ngana uko ntago nagakwiye kuba ndi uwo kubyara. Rero mbere yaho sinzi uko nabaye ndi kugenda mba mpuye na wa mukobwa twahuriye kera muri bisi tuvuye mu ntara ya Turiya, ariko twongera guhura twarakuze cyane twese kuko yari mu zabukuru. Ambwira ko aje kwiturira iwacu kubera ko mukuru we Nataliya yamubuze, nuko atangira kugura imirima n'amasambu mu mafaranga yari yarakoreye ubwo yari yarabuze mukuru we. Atangira kwiberaho gutyo, kubera ko nanjye ubuzima butari bwiza. Nyuma yo kuva muri gereza ntangira kujya mukorera, nkamuvomera amazi ndetse n'ibindi byo mu mirima tukajyana. Umunsi umwe twari mu rugo, imvura yaguye cyane, twagiye tubona mu mbuga yacu nyuma y'uko imvura imaze guhita umurambo w'umwana mutoya, bigaragara ko amazi yari yamutwaye.
umukecuru aramufata amukuramo, ahamagara abantu ngo baze bamujyane kwa muganga kuko mu cyaro abagabo nibo bagenewe guheka abarwayi, ariko bahageze bamubwira ko umwana yamaze gupfa kera cyane, ahubwo bajye gushyingura. Umukecuru arabyanga kugeza ubwo bamujyanye kwa muganga, nyuma akana kaza gukira akaza kwibanira n'umukecuru, ari nabwo nyine nanjye nari maze igihe mbyaye imfura yanjye. Nuko uwo mwana yibanira n'umukecuru kugeza umunsi umwe, umukecuru yambwiye ko umwana yagiye iwabo wo mu murwa mukuru, ariko dukomeza gutegereza umwana ntagaruke ngo atubwire uko bimeze. Nuko mu minsi yashize ngiye kubona mbona haje umusore wakuze, nyoberwa niba ari Petero nari nzi akiri akana. Bwa nyuma na nyuma twongera kumubona, umukecuru ibyishimo biramusaga, ndetse ku buryo yapfuye nishimiye cyane kubera kongera kumubona. Namwe ibyakurikiyeho byose murabizi, gusa nyine kubera ko nta mubano nagiranye na Petero cyane, ntago yakundaga kumbona kenshi, kugeza ubwo mwampaye akazi ngo njye mbakorera mu mirima yanyu, ngatangira kubona uko mbaho. None mwarananyizeye ejo mungira ushinzwe abakozi, ukuri ndabishimira kuko ubu munkoreye n'igitangaza, nkaba ngiye kongera guhura na mukuru wanjye, wenda kuko nshobora kuzamubona. Sofiya yamaze kutubwira gutyo, nibaza ibintu bisigaye bimbaho muri iyo minsi ibyo ari byo, kuko buri muntu wese tugize amahirwe yo kuganira ambwira ibintu binyerekeyeho. Nza kumva mbwiye uburyo yahuye n'umukecuru Yosefina, mu gihe we yari muto Yosefina akava iwabo kwa Roza atagiye gushakisha mukuru we Nataliya, bagatandukanira muri Merine bakongera guhura nyuma y'imyaka myinshi cyane. Nza kumva ukuntu Monika wari mushiki wa sogokuru yapfuye, ndetse na Nina bakaba barabuze aho yagiye, numva birambabaje cyane. Mu kureba Jessica mbona yabuze icyo avuga, mpita niha gahunda ko nubwo Sofiya ashobora guhura na Saulina bikarangira tuvuyeho, ndetse akanaduteza n'ibibazo kuko Sofiya yarabizi neza ko ndi Petero Lewis, ariko ndahita muhuza na Saulina basi umuvandimwe, tugashaka ubundi buryo bwo kwirinda, kuko birababaza cyane kubura umuntu muhuje isano mu buzima. Urugendo twararukomeje tugera ku mupaka. Jessica atubwira ko bagiye kuduhagarika bakatwaka ibyangombwa, ariko kubera ko Sofiya ntabyo yari afite turabaha amafaranga, abo basirikare bakatureka tukitambukira. Mpita numva uburyo amafaranga ari imbaraga zishoboye muri rusange, waba uyafite ukaba wakora icyo ushaka cyose, ndetse numva neza n'impamvu abantu bakomeye bayarwanira. Koko tugeze ku mupaka baraduhagarika, babanza kwaka Jessica ibyangombwa arabyerekana, nanjye bansabye ibyanjye Jessica arabyerekana. Mu gihe bari kubaza ibya Sofiya, Jessica akora mu mufuka w'igikapu ngo akuremo amafaranga. Abasirikari babonye agiye gukuramo nk'uko yakozemo akuramo ibyanjye n'ibye, bahita bamubwira gukomeza urugendo, ndetse numva bari kuvuga ko turi kubatera umwanya, kuko niba dufite ibyangombwa nta kintu turabamarira. Mpita mbona uburyo amafaranga ari imungu yamunze rubanda, kugeza naho abasirikare bayashakisha ku mupaka, ndetse tuba tugeze muri Metrobeti gutyo. Urugendo rukomeza tuva mu ntara ya Yabisi yari ifatanye n'intara ya Turiya muri Kentrone, dukomeza kugenda ari nako amasaha ari kwicuma. Turebye ku isaha tubona saa 9 zageze. Nsaba Jessica kwihuta kubera ko abasirikare ba Saulina basigaje igihe gitoya bakava muri Kent, ariko Jessica ambwira ko uko byagenda kose ntago badutangayo, keretse baramutse bateze indege cyangwa bakagenda mu ndege ya gisirikare, ariko ibyo bakaba batabikora kubera ko batatwara indege mu gihugu kitari icyabo. Ikindi kandi indege iva mu gihugu cyacu ibanza kunyura muri Metrobeti igashyirayo abagenzi, bagerayo bakabona gutega indege ica muri Masofa. Akaba ariho byari byifashe kubera umutekano muke w'ibyihebe byabaga muri Masofa, byakundaga gutega indege zica muri Masofa bikabirasa. Jessica yamaze kumbwira gutyo numva ko ahubwo twazindutse. Tuzenguruka intara yose ya Yabisi muri Metrobeti kugeza ubwo twambutse umugezi wa Yorodani. Tuba tugeze mu nkengero z'umurwa mukuru wa Tekowa wo muri Metrobeti, ariko ntitwinjira mu mujyi hagati, ahubwo dufata umuhanda werekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Metrobeti ari cyo Masofa. Amasaha nayo akomeza kwihuta,
ariko saa 11 twari tugeze ku mupaka w'Amasofa, ho tuwambuka nta byangombwa batubajije kubera ko nta bantu bahacungaga, cyane ko muri Masofa umutekano waho wari muke cyane kuko hari umutwe w'ibyihebe uzenguruka igihugu cyose. Nuko tugeze mu gihugu tubanza gusaba Sofiya ko yatujyana ahantu bari batuye tugatangira kuhashakira amakuru ya mukuru we, kubera ko twe bwije ibyo tuje gushaka tuzabitangira ejo. Sofiya bimukora ku mutima ukuntu ari we duhereyeho aradushimira, ariko ibyo tubimubwira tugira ngo aturangire aho Sorina yakoraga akazi ko mu rugo. Nuko aturangira ahantu tugomba guca, nubwo yabonaga ahantu hose harahindutse. Biza kurangira tugeze ahantu hari umurima bararagamo mu ihema. Sofiya dutungira urutoki atwereka inzira twacamo turamutse dushatse kujya aho mukuru we yakoraga akazi ko mu rugo. Nuko tumubwira ko amasaha ageze kure bwira, byaba byiza turamutse tunagiyeyo tukabasaba icumbi wenda. Nuko Sofiya yumva ibyo nibyo kuko yari afite na gahunda yo kubabaza niba Sorina ataragarutse wenda ngo bamurangire uko byagenda nyuma. Nuko dukomeza urugendo rw'iminota 20. Sofiya arimo kuturangira. Tugeze ku nzu nziza cyane bigaragara. Sofiya atubwira ko urwo rugo ariho mukuru we yakoraga akazi. Jessica ahita agera ku gipangu aparika imodoka. Nanjye mvamo njya gukomanga. Maze gukomanga numva urugi rw'imbere mu nzu rurafungutse. Mu ijwi ry'umukecuru numva umuntu mbaza uwo ndi we. Mubwira ko ari umugenzi ariko hari amakuru twashakaga kubabaza. Umukecuru aza gufungura kuko mbona ni umukecuru. Mpita nanjye mwinjirana mu nzu kuko ntari nizeye neza ko abona turi benshi akaduha karibu. Mu kwinjira mu gipangu ntiyabikomeza, mpita mubaza niba umusaza ahari. Ambwira ko umusaza ahari ariko atari kutumenya. Nabajije umukecuru gutyo kugira ngo mpamye neza ko ari umukecuru wa Sultanisi, kuko bari barambwiye ko ari umugore n'umugabo babyaraga Sultanisi, umugabo wa Sorina. Mpita mbwira umukecuru ngo ambwirire umusaza ko muzaniye ubutumwa bwa Natani. Mvuze gutyo umukecuru ahita arangaguzwa hirya no hino, ahita akubitaho umuryango w'igipangu amfata ukuboko arankurura anjyana mu nzu. Ngeze muri salo nsanga hari umusaza ushaje cyane ku buryo no kugenda byaba bigoye. Umusaza ahita abaza umukecuru awe abo turi bo. Umukecuru ahita amubwira ngo ndi Petero ni Lewis. Mpita numirwa nyubirwa uko abimenye ko ndi Petero ni Lewis. Umusaza mbona arahagurutse vuba vuba amfata ukuboko, ambwira ko tujyanye mu cyumba anyereke ibyo mufasha. Umusaza mpita mukurikira anyereka ka briefcase gafungishwa kode kari munsi y'igitanda cye. Ambwira ko nagafata vuba twese tugasohoka muri iyo nzu uko turi batatu. Mubwira ko twazanye n'abandi bantu 2 basigaye hanze, ndetse mubwira ko mfite n'imodoka twayinjiza mu gipangu. Umusaza arambwira ngo Imana ishimwe cyane ubwo mfite imodoka, ubwo imodoka ihari tugende ritararenga. Nuko umusaza akomeza ntitiriza ngo dusohoke. Tugeze muri salo umukecuru nawe aradukurikira, ukabona bafite imbaraga kandi bashaje cyane. Mu kugera hanze umusaza dusaba kubinjiza mu modoka tukava aho ngaho. Nuko ndabikora ariko ntazi impamvu. Umusaza tumaze kumugeza mu modoka ndetse n'umukecuru atubwira kwinjira vuba bitaraba ibibazo, kuko ntago twaba dufite ubwenge bwo kumenya aho bari abanzi bacu batarahamenya. Mpita njya mu modoka na Jessica ajya kuri vola, ndetse Sofiya yicara hafi y'abo bantu nari maze kumenya ko ari ababyeyi ba Natani, ndetse natunguwe cyane n'ukuntu bazi izina ryanjye. Nuko Jessica umusaza amubwira ko yadutwara akatujyana mu mujyi wari aho hafi. Turagenda ntago byatinze twaje kugera mu mujyi wari muri ako gace. Umusaza twereka hoteli tujya kwinjiramo. Jessica amaze guparika twinjiramo. Tugeze kuri reception ntagira ikintu batubaza, habwo umusaza yaka imfunguzo z'ibyumba 5 byo kuraramo. Babimuha bamwubashye cyane ndetse bisa nkaho yari yiteguye ko biraba. Nuko ansaba ko icyo gikapu nagifata neza ku buryo natagikuraho amaboko, kuko kirimo ubuzima bwe n'umukecuru we. Mubwira rwose ko ngifashe neza. Twageze muri etaje irimo ibyumba umusaza yasabye. Ahita afata urufunguzo aruhereza Jessica, amwereka umuryango yinjiramo, kandi namara kwinjiramo
ntaze gusohoka kuko turaza kumureba. Jessica amaze gufata icyumba cye no kwinjira, umusaza ahereza Sofia nawe urufunguzo rwe, arinjira amubwira ko turaza kumureba. Bigenda gutyo no ku mukecuru we, amubwira ko araza kumureba, nanjye ampereza urufunguzo. Ariko ngiye kwinjira mu cyumba umusaza arandebura, ahita ambwira nkaza tukinjira mu cyumba cye. Nibaza umusaza umeze nk'umusirikare mu gutekereza ndetse n'umuvuduko, nkuko kandi bigaragara rwose ko ashaje, biranyobera. Nuko tumaze kwinjira mu cyumba umusaza ahita anyicaza ku ntebe zari aho ngaho, nawe anyicara imbere maze arandeba. Nanjye ntangira kumureba, mbona umusaza ahinduye isura ariko akandeba adahumbya, ku buryo natangiye kugira ubwoba ko uwo musaza ari ikibazo. Nuko ngiye guhaguruka ariko biranga kubera gutitira. Umusaza abonye bigenze gutya ahita afata amaboko ye n'ibiganza bikanyaraye, atangira kubinzengurutsa mu maso, maze atangira guseka avuga ati umucunguzi wacu araje. Nuko ahita ansaba guhaguruka nkamuyambira. Ndamuhaguruka ndabikora ariko ubwoba ari bwose. Nuko tumaze akanya turi kuyambirana, umusaza ahita avuga ati ndahamya ntashidikanya ko umuhungu wanjye Natani kuba wowe uri hano we yamaze gupfa, ariko ntago mbyicuza kuko niwe wabihisemo kugira ngo abe igitambo cy'ubuzima bwacu nk'uko twahoze tubikora kera. Ndabizi watunguwe cyane n'ukuntu twe tuzi kuri Peteroni Lewis, kandi wowe ukaba uri kubona ntari no kugushidikanyaho na gato ngo nkubaze niba uri we cyangwa utari we. Ariko ibyo ntubigireho ikibazo kuko ukuntu ikibuga cyacu cyubatse, nta muntu n'umwe washoboraga kuba yaza avuga izina Natani ngo atuzaniye ubutumwa, keretse gusa umuntu uzi neza ko Natani ari umwana wacu, kubera ko umuntu wenyine wari kuza avuye kwa Natani aje hano akatubwira avuga izina Natani twari tubiziranyeho ko ari Peteroni Lewis wenyine, kuko abandi bari kuza bagombaga kuza batwica banadutunze imbunda, kugira ngo tubahereze icyo gikapu ufite iruhande rwawe kirimo imbarutso y'ibisasu bya kirimbuzi, ndetse kikaba kirimo n'amakuru ya nyayo arakugeza ku byangombwa by'imitungo y'umuryango wawe. Mwana wanjye Peteroni Lewis, rero ndagira ngo nyumve neza. Umusaza nahise mubwira nti ndakumva neza kandi nguteze amatwi. Ahita avuga ati iki gikapu ngiye kuguha ubwo nibwo buzima bwawe, nugikoresha neza uzabaho, nugikoresha nabi nabwo uzabaho, ariko uzirengera ingaruka z'uburyo uzagikoresha. Harimo imbarutso y'ibisasu bya kirimbuzi, ariko ibyo ntabwo ari byo bishishikaje cyane muri aka kanya, ahubwo ikirimo gishishikaje cyane naho imitungo y'umuryango wawe iherereye. Rero ni wowe muntu wa mbere ugiye kumenya kode imwe rukumbi ifungura icyo gikapu, nyuma ya sogokuruza wawe ndetse na papa wawe hamwe na papa wanjye wari inshuti ndetse n'umwizerwa wa sekuruza wa sogokuru wawe ndetse na sogokuru wawe. Bityo andika ibyo ngiye kukubwira muri ako kantu uri kubona kameze nka telefone, maze ubundi wumva ibyo ngiye kukubwira kuko nta gihe dufite. Umusaza yamaze kumbwira gutyo muri njye, ahubwo natangiye kugira ubwoba. Nuko ambwira imibare 6 ngomba gukandakanda kugira ngo icyo gikapu gifunguke. Mu kumara kuyishyiramo koko mbona kirafungutse, ndebyemo mbonamo ibintu by'ibyandiko, mbikuyeho hasi mbona hariho akantu kameze nk'agatelefone gatoya, ariko mbuza kugakoraho. Ambwira ko iyo ariyo mbarutso yari arimo kumbwira, ariko yo sinyitekerezeho cyane, ahubwo numve neza ibyo ashaka kumbwira. Umusaza yesaba ati nugendera ku byandiko biri muri icyo gikapu bizagufasha kugera ku mitungo y'ababyeyi bawe, ariko nk'uko ubizi kuko nzi ko kuva wavuka umaze kunyura muri byinshi, ntabwo aba Lewis Company ijya iyoborwa n'umuntu udafite ubwenge. None muri ibyo byandiko ibirimo navuga ko ari nk'amahurizo ugomba gusobanura kugira ngo umenye inzira ikugeza aho ugomba kujya. Ikindi kandi numara kuyasobanura neza ukabona ibyangombwa by'umuryango wawe, umenye ko ariho ubuzima bwacu bwose bushingiye, bityo amabanga yose ahishwe azamenyekana. Bivuze ko buri wese uri muri ayo mabanga n'uyafata nabi azapfa, uhereye kuri njye n'umukecuru wanjye ndetse n'umuhungu wanjye utazi ibyo arimo akaba yicaye ku ntebe ya chairman w'aba Lewis Company ubu ngubu, ndetse n'abandi bantu bose bashobora gupfa kubera akarengane. Bityo ufite amasaha 24 gusa yo kuba utakiri muri iki gihugu.
kandi njye n'umukecuru ntutugireho ikibazo kuko uru rugo ni urwacu twubatse kuva kera, ari nayo mpamvu wabonye nta kintu batubaza twinjira hano. Ikindi kandi impamvu abantu bawe mwazanye hano wabonye nabaheje ni uko ibi bintu nkubwiye ugomba kubimenya wenyine, kuko nuramuka ugize uwo ubisangiza uzaba ukoze ishyano utazigera ukira, kandi ntakwifuriza kuzabaho wicuza mwana wacu. Bityo genda ukora ibyo ukora byose neza, kandi numara kumenya ibyo ugomba kumenya nzabimenya, uzabona nakugezeho aho uzaba uri. Nintakugeraho n'umubiri wanjye uzabona intumwa yanjye ikugezeho, kandi gahunda mwari mufite yo kuzagura imigabane muri kampani yanyu muzayikomeze, kubera ko ariyo nzira yonyine ya nyuma izabageza ku mitungo yanyu. Kuko nubwo nguhaye ibyangombwa byawe ariko ntabwo bivuze ko uzabikoresha ushaka imitungo yawe, nabyo byashoboka ariko gusa nyuma y'uko wapfuye. Ngaho rero genda mu cyumba cyawe mu gitondo cya kare muzinduke musubira aho mwaturutse, kandi gahunda zose ufite ntihazagire n'imwe uhindura. Umusaza papa wa Nathan yamaze kumbwira gutyo numva ndumiwe, kubera ko ibintu byose byari binyerekeyeho yari abizi, ariko njyewe ntago nari nzi ko yabimenye. Nuko nshatse kumubaza ibindi bibazo ahita anyirukana, ambwira gusohoka muri icyo cyumba, nkajyana ako gasanduku mu cyumba yanyeretse cyanjye, nkagashyiramo ubundi ngafunga neza, nkajya kureba abantu banjye twazanye kugira ngo tuganire bisanzwe, mbabwira ko twahuye n'uwo twashakaga, kandi sinibeshye ngo mbabwire ibijyanye n'agasanduku cyangwa imbarutso y'ibisasu bya kirimbuzi. Nuko musezeraho ndasohoka njya gufungura icyumba yari yampaye, ubundi ninjiramo nsanga ni icyumba cyiza kimanitsemo n'amafoto ye n'umukecuru we ku bikuta, bigaragara ko iyo hoteli yari iyabo. Ariko nza kwibaza ku buzima bw'uwo muryango nuko byageze aho ngaho, kuko nari nzi ko ari abasultani, nari naramaze kumenya ko bafite uwo muryango. Nuko nkomeza kubyibazaho ariko mbura igisubizo, ariko umusaza yari yambujije kumubaza ibindi bibazo. Mpita mbona ko hari ibindi bintu byinshi cyane ntazi, kandi iyo nza gufata umwanzuro wo kubihagarika nkarekera aho kurwana ntari kubimenya. Nuko mfata igikapu ngishyira aho ngaho, ubundi nsohoka mu cyumba. Maze gusohoka njya mu cyumba cya Jessica, nsanga arimo yicaye ndetse ari no kurya, ameze neza nta kibazo afite. Mubaza uko ameze, ambwira ko ameze neza, ariko bigaragara ko tujya kuza aho ngaho byari bizwi ndetse banatwiteguye, kuko nta minota 10 byafashe bahita babona ibiryo nyuma yo kuhagera. Kuko yagiye no kureba Sofia agasanga ameze neza, ariko akaba ari mu rujijo rw'ibyo turimo. Nuko Sofia niba ikintu ndamubwira ndakibaza, Jessica ahita abona ko ndi kubyibazaho, maze arambwira ati ndabizi ko urimo kwibaza kuri Sofia, ikintu turamubwira tumusobanurira, ariko nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira icyo tumusobanurira, kubera ko Peteroni kugira ngo tugere ku byo dushaka tugomba gutanga ibitambo, kandi nta bindi bitambo twatanga uretse kureka Sofia akaba abayeho atazi ibya mukuru we Sorina. Nyuma twamara kugera ku byo dushaka kugeraho tukabona kumubwira. Urabizi neza ko Sofia akuzi neza kuri Peteroni Lewis. Ibaze nawe rero aramutse ahuye na Sorina akagira amahitamo, ndahamya ntashidikanya ko atakwirengeshwa kujya muri hoteli na kampani ngo aze kujya yirirwa yicaye mu mirima, kandi nta cyizere twagira ko atabwira mukuru we ko Peteroni Lewis amuzi. Ikintu cyonyine gisigaye ni ugukora vuba ibyo turimo gukora kugira ngo tubirangize vuba bive mu nzira, ubundi ibibazo byose bijye ku ruhande, kuko numara kugera muri aba Lewis abantu bazaba bazi neza kuri Peteroni Lewis umuzungura wayo wemewe. Bityo rero mbwira umusaza tujye kumureba atubwire ibyo tugomba gukora kugira ngo dutahe hakiri kare. Jessica yambwiye gutyo nibaza ukuntu ngiye kumubeshya, kandi umusaza yari yambwiye ko nindamuka mvuze ibyo yambwiye nzaba nishe gahunda uko imeze, kubera ko ibyo ngibyo yambwiye ari njye ugomba kuba mbizi njyenyine. Nuko nanone Jessica mbona nindamuka muhakaniye ko tujya kureba umusaza arabibonamo ikibazo. Binahurirana nuko amaze kurya musaba ko twajya mu cyumba umusaza yinjiyemo ubundi tukamureba, ariko dusohoka mu cyumba umutima urimo kundya
kuko nta busobanuro nari mfite ndahereza umusaza. Nuko turagenda tugera mu cyumba Jessica azi ko umusaza yinjiyemo, ariko njye nari mbizi neza ko umusaza ariho ari, ariko mu kwinjiramo nkubitwa n'inkuba nsanze nta muntu n'umwe urimo, ndetse binagaragara ko umusaza atarimo, ariko icyumba gifunguye. mpita ngira ikintu cy'ikikango, nuko mpita nza mu cyumba cy'umukecuru aho yari yinjiye ngira ngo wenda niho ndamusanga, ariko mu kugeramo nsanga umukecuru n'umusaza ntabarimo. Mpita nibwira ko wenda baba bari mu cyumba Sofia arimo, ariko mu kugeramo dusanga Sofia niwe urimo gusa, arimo kwirira ndetse nta kibazo afite. Tumubaza niba nta bantu bageze aho ngaho, atubwira ko umukecuru n'umusaza bahageze, bamubwira ko aryoherwa baje kutureba aho turi ngo batuganirize. Mpita menya ko umukecuru n'umusaza bagize ikibazo, ariko nanone nibutse neza uburyo umusaza ameze nk'umusirikare, mpita mbona ko umusaza ashobora kuba yagiye. Nkiri muri ibyo bitekerezo mpita numva telefone yanjye irasonye, mu kureba mbona ni message iturutse kuri nimero ntazi, ariko nibaza ukuntu nabona message kandi ntari mu gihugu cyacu. Nibaza niba amasosiyete akorana biranyobera, ndetse imibare itangira iyo nimero yari itandukanye n'iyo mu gihugu cyacu. Message yambwiraga iti, njye n'umukecuru ntutugireho ikibazo, ubu tumeze neza turatekanye. Ikibazo twari dufite ni ukuzapfa tudakoze ibyo twagakwiye gukora, ari byo guhura nawe. Ubuzima bwacu bwose twabumaze tugutegereje, ariko ubu twakubonye. Nzi neza ko Toromeo ndetse na Broni ubu bishimye cyane, kandi ikindi ntuzibagirwe gushaka ba so wanyu Moria Lewis ndetse na Gray Lewis, kugira ngo muzabane mu bwami bwiza mugiye kwinjiramo. Ndagukunda mwana wanjye kandi nzakuzira igihe kimwe nibiba bimeze neza. Ntukangireho ikibazo njye n'umubiri wanjye, nintakugeraho nzakoherereza intumwa ikugereho. Namaze gusoma iyo message Jessica arabibona ko ntunguwe, nuko ariko nshimishwa nuko muri iyo message nta kimenyetso kigaragaza ko njye n'umusaza twavuganye. Mpita nyereka Jessica bigaragara ko umusaza yari atubwiye ko tutazongera guhura na rimwe. Nuko Jessica mbaza uko tubigenza, mwibutsa ko tuza mu modoka ari njye wari ufite igikapu twakuye ku musaza papa wa Nathan, bityo byanga byakunda ubwo yahisemo kugenda nta kindi atubwiye, bigaragara ko ibisubizo dushaka ari mwo biri. Ariko mbimubwira nigiriza nkana kubera ko nari mbizi ko ngomba kugenda nkicara ngasoma ibyo bipapuro kugeza ngeze ku byangombwa by'imitungo ya papa wanjye, ndetse nkitonda cyane ngakurikiza inzira ya business ya Marita, kugira ngo nafatisha uruganda rwe tuzabashe guhombya aba Lewis Factory tuyigure, bityo tubone uko twinjiramo. Ndetse gahunda yanjye yo gukomeza kurya umutima Diva akazampa ibitaro ndayikomeza. Nuko mpita menya ko muri iyo nzira nta muntu mfite wo kungira inama, kubera inama Jessica ntayo yari kungira kandi nta kintu azi ku byo navuganye n'umusaza. Ndetse iyo nza guhubuka gatoya nari guhita nkubitwa n'igisasu. Nk'urugero nkavuga ko nimba mbonye imitungo nshobora kujya muri leta nkayiburana, nza kumenya impamvu umusaza yabimbujije ko ari uko leta ari yiyoboye iyo mitungo muri iyo minsi n'ubundi. Bivuze ko nari kuba ndi kuburana n'uwo ndi kuburanishwa nawe. Nuko mpita mbwira Jessica ko icyo gikapu ngifite, ariko nanone tutabura kujya aho umusaza n'umukecuru twabasanze mu rugo batuyemo tukareba ko uko bameze. Nuko Jessica ambwira ko ari nijoro bitaba ari byiza. Mubwira ko nanone tugiyeyo mu masaha yo ku manywa, wenda tukagira ibyago tugahurira n'abasirikari ba Sorina bishobora kuba bibi. Igihe twakongera guhurira muri Kenti nk'abashoramari ugasanga bibutsa amasura yacu. Jessica yumva icyo gitekerezo nicyo, mpita mubwira ko igikapu nagishyize muri shambure yanjye, bityo dusige Sofia tugiye turebe uko bimeze. Kuri iyo nshuro twiyemeza gutega moto zituvana mu mujyi twerekera mu cyaro papa wa Nathan yari atuyemo, ariko tutarahagera kuko nibukaga inzu neza. Ndebeye hakurya mbona amatoroshi yari ari kumurika kuri iyo nyubako. Mpita mpamya ntashidikanya ko abo bantu ari abasirikari. Mpita nsaba moto guhagarara bakantegerereza aho ngaho, ndetse Jessica ntave hamwe n'abo bamotari nihagira n'ikibandagaruka duhita dusubira iyo tuvuye. Nuko Jessica ambwira ko ngiye kwiyahura
mubwira ko ibyo ngiye gukora mbizi, mpita musezeraho ndagenda. Mu kugenda negera igipangu cyo kwa papa wa Natani, nihengeka ku ruhande rwo hirya, mbona abasirikare bahagaze ku muryango nk'abahafashe abandi barimo imbere. Nuko hashize akanya bamwe barasohoka bavuga ko basanze nta muntu urimo, kandi numva barimo kuvuga ururimi rwacu. Mpita menya ko ari abasirikari ba Sorina na minisitiri we. Nuko nkomeza kwitsimbaho ku ruhande ngo numve ibyo bakomeza kuvuga. Numva bavuga ko misiyo ipfuye, bameze nk'abatanga raporo, ndetse bahitamo kuva aho ngaho bakagenda byihuse nk'itegeko. Bamaze kugenda nanjye mpita nsubira inyuma, ngera aho Jessica yari ari mubwira uko bimeze. Jessica ambwira ko twakwisubirira aho tuvuye, kandi mu gitondo cya kare tugataha tutazuyaje, kuko dushobora gufatirwa mu gihugu cy'abandi bikaba bibi cyane. Nuko abamotari badusubiza aho badukuye turabishyura, twinjira muri hoteli papa wa Natani yari yadusizemo. Ariko njye na Jessica tugiye mu cyumba kimwe, Jessica abona mfunguye cya gikapu nshyizemo kode biramucanga. Nanjye mpita mbona ko ninyuzemo rugikubita, kuko mu byo yarazi ntago yarazi ko izo kode zo gufungura ako ka briefcase nzizi. Ambaza ahantu namenye izo kode, mubwira mubeshya ko umusaza ubwo twasohokaga mu nzu mvuye gutora icyo gikapu yazimbwiye ko mu gihe tutaraba turi kumwe ngafungura arizo ndakoresha. Jessica ambaza ibindi bintu twavuganye, mubwira ko yambwiye ko harimo impapuro nshobora gusoma zikangeza ahantu hari ibyangombwa by'imitungo by'abarewisi, akaba ari byo ngiye gufungura. Nuko Jessica kubw'amahirwe mbona arabyemeye, maze gufungura ngira ngo nsome za mpapuro, nsanga ari impapuro zishushanyijeho ibintu bimeze nk'imihanda gusa nta kindi, ku buryo utapfa kumenya ibyo ari byo. Zose mu kuzireba mbona ziranasa, ariko ari nyinshi, ku buryo ibiri ku rupapuro rumwe ari nabyo biri ku rundi. Jessica amubajije niba azi ibyo bintu, ambwira ko ntabyo azi. Ntangira kwibaza naba nararuhiye ubusa naje gushaka ibipapuro biriho ibintu by'ibishushanyo bidafite 12. Nuko mfata telefone ngo mpamagare nimero y'umusaza mubaze ibyo ari byo. Mu guhamagara ariko bambwira ko nimero yanjye itemerewe guhamagara, kubera ko ndi mu gihugu kitemerewe iyo nimero. Numva umujinya uranyishe. Jessica ambwira ko wasanga izo mpapuro zifite akamaro, ariko twe tukaba tutabizi, ko ikintu cya mbere tugomba gukora ari ugutaha iwacu. Byaba byiza kurushaho tukabona gutekereza kuri ibyo bintu nyuma. Mubaza ukuntu twaba twataye umutwe kubera ibyo bintu nta mumaro bifite. Ariko nkiri kuvuga ibyo nza kwibuka ukuntu umusaza ari umuhanga, kandi akaba yari yambwiye ati Abarewisi ni kampani ikomeye, kandi ikaba iyoborwa n'umuntu w'umuhanga. Ureke umuhungu wanjye wicaye mu mwanya wa chairman atazi ibyo arimo. Rero numara kumenya ahabitse ibyangombwa by'imitungo yawe ukoresheje ibi birimo hano, uzaba wemerewe kuyobora. Namaze kubyibuka mpita mbona ko ari hurizo yampaye, kugira ngo nindifindura nzabashe kumenya neza aho bibitse. Bivuze ko atari buri wese ushobora kuba yabona izo mpapuro ngo amenye icyo zisobanura, keretse gusa umuntu uzizi ndetse n'uwabyize. Namaze gutekereza gutyo mbibwira Jessica. Jessica ambwira ko bishoboka ko ariko bimeze. Mpita mubaza ku kibazo cya Sofia kuko nicyo twari dusigaranye. Jessica ambwira ko tugomba kubyuka mu gitondo tumufasha kujijisha, dushakisha Sorina, noneho bwakwira tugataha. Mpita nibuka ko umusaza yambwiye ko dufite amasaha 24 yo kuba twasubiye iwacu. Numva ibyo bintu bishobora kudukoraho. Mpitamo kubwira Jessica ko twabwira Sofia ko dufite gahunda ikomeye yadutunguye cyane, bityo tukamubwira ko tugiye gusubirayo igitaraganya, tukazagaruka ibutaha. Sofia kandi akaba arabyemera nta kabuza. Namaze kuganira na Jessica nsezeraho ajya kuryama. Nanjye ndaryama ariko sinazimya amatara, kugira ngo ntaza gusinzira ugasanga igikapu cyanjye barakinyibye, kandi aricyo nari ndambirijeho. Ariko ngakomeza kwibaza ukuntu noneho hajemo n'ibintu by'ibisasu bya kirimbuzi bikanyobera. Nza gusinzira ntabishaka mu masaha ya nyuma ya saa sita, ariko nkajya nsinzira nkanguka gutyo, kugeza ubwo Jessica yaje kunkomangira ambwira ko agize ikibazo gikomeye. Nyuma yo kumufungurira nkamubaza ikibazo agize,
ambwira ko abwiye Sofia ko agize gahunda zikomeye zituma dusubira muri Kentrone. Sofia akamubwira ko nta kibazo we agiye gusigara muri Masofa, ashaka nk'iminsi 3 cyangwa 5 yazamubura akagaruka iwacu. Nese numva icyo ari ikibazo kandi kivutse, ukuntu Sofia tumugeretseho umutwaro kubera inyungu zacu. Mpita nambara vuba vuba nza mu cyumba cya Sofia. Njye na Jessica turamwinginga ariko atubera ibamba, ndetse dufata igihe kinini turi kumusobanurira ibibi byo kuba yaguma muri icyo gihugu. Ambwira ko atasubira muri Kentrone atazi aho mukuru waherereye. Tumwibutsa ko afite abana agomba kwitaho, ariko yanga kubyumva avuga ko azagaruka nyuma y'iminsi 3 ntacyo bazaba babaye. Na cya gitekerezo Jessica yari afite cyo kuba twamufasha kumushaka byibura umunsi kiba kibaye impfabusa, kubera ko niyo twari kumubara Sofia atari kwemera ko dutaha. Nuko tumaze kumwinginga akatunanira tukabona nta kundi, duhitamo kumusiga Masofa agashakisha Sorina. Nyuma y'iminsi 3 akazabona kugaruka. Numvise mbabaye cyane bikomeye ukuntu twashushubikanyije Sofia ngo tuzane Masofa, nawe agahita avuga ko ari amahirwe akomeye agize yo kuza gushaka mukuru we Sorina. Nyamara Sorina yibereye mu murwa mukuru wa Kent. Numva birambabaje cyane kandi bimbangamiye, nibaza niba nakwivamo nkavuga ko Sorina nzaho ari, ariko bariya abana ba Sofia bongere babone mama wabo mu gihe gikwiriye. Ariko nanone nza kubona ko nta yandi mahitamo mfite uretse guhobagiza Sofia natwe tukagaruka mu gihugu cyacu maze tugategereza ko azataha. Twamaze kubyemeranya neza, buri wese ajya mu cyumba cye yararagamo afata ibintu bye. Sofia atubwira ko arabahagumye, niba koko iyo hoteli ari ya wa musaza. Nibaza kugira icyo bamubwira, aravuga ko yari yazanye natwe. Twumva ibyo biramutse bibaye yaba dukozeho, duhitamo kumusigira amafaranga kugira ngo nibaza kumwishyuza yishyure. Tumaze kuyamuha tuva muri iyo hoteli, twerekeza muri parikingi aho twari twasize imodoka. Nuko Jessica agiye gutwara mubwira ko kuri iyo nshuro ngiye kumwakira nanjye ngatwara. Jessica ntiyabigira impamvu. Imodoka nyivana muri parikingi tuva muri hoteli, dufata umuhanda ugana muri Metrobet, tugenda tuganira nk'uko bisanzwe. Bigaragara ko ari nk'umwana usohokanye na mama we. Twambutse umupaka mu mahoro, dukomeza tuva mu cyaro twerekeza mu mujyi wa Tekowa muri Metrobet. Umujyi tuwugeze mu nkengero zawo, ngiye gukata ngo tujye mu ntara ya Yabisi ari naho ihana imbibi n'igihugu cyacu mu ntara ya Turiya. Mbona inyubako nziza cyane ndende yari muri uwo mujyi, numva ngize amatsiko. Mpita mpagarika imodoka ubundi ndayitegereza. Jessica mbaza ikintu ndimo kureba, mubwira ko iriya nyubako ndi kubonera kure mu nkengero z'uwo mujyi ariyo ndi kureba. Ambwira ko ari inyubako ya kampani y'Abamakabe, akaba ari hoteli na televiziyo tujya twumva bya mbere ku isi yose, kubera ko Abamakabe ari abantu bakoze ibikorwa byinshi. Mpita ntangara ukuntu abantu numvaga mu mateka, ngeze ku bikorwa byabo nkaba ndi kubirebesha amaso yanjye. Mpita nsaba Jessica ko twajya kuhasura byibura tukararayo nijoro rimwe gusa ko byaba bihagije. Jessica ambwira ko dufite misiyo turiho tutagomba kurara mu nzira. Nanjye nibuka ko umusaza papa wa Natani yatubwiye ko tugomba kurara iwacu amasaha 24 ntagere tutarava muri Masofa. Ariko numva ko kuva twavuye Masofa nta kibazo gihari aho twaba turi hose. Nuko Jessica nkomeza kumutitiriza mubwira ko turarara muri Abamakabe hoteli iryo joro, kubera ko nubwo namufataga nka mama wanjye, ariko nanjye yaranyubahaga kuko yari yizeye ko nyuma yo kurwana intambara zose ari njye uzamugeza ku mwana we Loras. Arabyemera aho gukata umuhanda ujya muri Yabisi, tutarambuka umugezi wa Yorodani. Mpita imodoka nyerekeza mu mujyi hagati ahaba hari urujya n'uruza rw'abantu ukagira ngo niho bibera, kubera ko akavuyo k'abantu n'ibinyabiziga byari biri mu mujyi wa Tekowa byari birenze cyane. Ariko nyuma y'igihe kinini cyane tuza kugera kuri iyo nyubako, ku buryo ureba hejuru ushaka guheza aho irangiriye amaso ariko bikanga. Nuko tugeze ku marembo yayo umusekirite aradufungurira, atubaza icyo dushaka, tumubwira ko turi abakiriya, ahita twemerera twinjira muri hoteli. Ako kanya tubona umuntu bigaragara ko akoramo aho ngaho aje atugana.
atangira kutuyobora atwereka ahantu twaparika imodoka, natwe tugana muri parikingi yayo. Nuko amaze kuhatugeza atangira kutuyobora atwerekeza kuri resebusiyo. Nanjye mfata cya gikapu cyanjye hamwe n'ikindi cyari kirimo imyenda yanjye, na Jessica afata iby'ubundi turamukurikira. Tugeze kuri resebusiyo dusaba aho kurara muri iryo joro, baduha ibyumba byegeranye, ubundi wa mukozi akomeza kutwereka aho tunyura, atugeza kuri esanseri twinjiramo, akandiputira tugeza kuri ibyo byumba. Esanseri irazamuka, akanya gato yari ihageze, ubundi tuvamo tugenda tugana kuri bya byumba. Nishimira uburyo serivisi z'iyo hoteli y'Abamakabe ari nziza cyane. Numva nanjye nzashyira abakozi benshi muri aba Lewis, ku buryo buri wese uzaza tugana azajya ahabwa serivisi akihagera, kuko nabonye bitandukanye cyane. Twageze ku byumba byacu twinjiramo, wa mukozi aza mu cyanjye ambaza ikintu anzanira. Mubwira ko ntacyo nshaka kuko numvaga ndajya kubwira Jessica tukajya gutembera iyo hoteli yose kugira ngo twihere natwe ijisho. Nuko amaze kugenda nanjye nshyira ibintu byanjye ku murongo neza, ubundi njya mu cyumba cya Jessica ngo mubaze gahunda. Ambwira ko twabanza kuruhukaho gatoya ubundi tukabona kujya gutembera. Nuko mpita ngaruka mu cyumba cyanjye, ariko numvaga ameze neza kuko ntashakaga kuruhuka. Mpita mfungura ya briefcase ntangira kureba bya bipapuro ku buryo wenda hari ikintu nakuramo, ariko nkajya mbona ni ibishushanyo gusa, nta kindi wagira ngo ni imihanda. Mbonye biri kuntesha umutwe kandi nta mwanya wo gutekereza mfite, mbisubizamo mba nirambitse ku buriri ndimo kureba hejuru ku gisenge cy'icyo cyumba. Nuko ndebye ku gikuta mbona handitseho ngo free wifi. Nkurikije amagambo Jovia yanyigishije, ijambo free nza kumenya icyo bisobanura, ariko wifi yinyoberwa icyo ari cyo, kuko ryo rwose ntabeshye nibwo bwa mbere nari ndibonye. Nuko sinabyitaho, ahubwo numva nshaka kwivuganira na Rozange, ariko kuko imirongo itahuraga muri ibyo bihugu byombi mbura uko muvugisha. Mpita mfata fone yanjye ngo ntangire nisomere message njya nandikirana na Rozange kuva kera. Mu kuyicana mpita mbona nakiriye message ivuga ngo connect to wifi. Nkanda kuri iyo message ngo ndebe icyo isobanura, maze gukandaho mpita mbona haje ngo Abamakabe Hotel wifi connect. Ngira amatsiko y'icyo bisobanuye kandi ubundi nkandaho, maze gukandaho barambwira ngo connecting, obtaining IP address connected. Ngiye kubona mbona message zitangiye kuza, ariko zo ku mbuga nkoranyambaga. Nyoberwa uko bigenze, mpita ntangira kuzisoma, mbona niziri kuza muri ako kanya, kandi simukadi yanjye ntago yari iri gukora muri icyo gihugu. Mpita nanjye nandika message nandikira Jessica ngo ndebe ko arayibona, mbona aransubije mubaza ukuntu bigenze, ambwira ko ari wifi turi gukoresha. Mubajije wifi icyo ari cyo, ansobanurira ko wifi ari internet abantu bakunda gukoresha bakayisangiza abandi bari hafi aho ngaho, ubundi nabo bakayikoresha bose. Ntangazwa n'ukuntu ibyo bintu bishoboka, kandi nari nzi ko umuntu adakoresheje simukadi nta kundi yabona internet. Nuko Jessica nanga gukomeza kumubaza ibibazo byinshi cyane, ntangira kwandika ama message. Kuri iyo nshuro mpera kuri Rozange ngo mwandikire, ahubwo mbona we yanyandikiye kenshi cyane ambaza ahantu ndi, ambwira ngo yaje mu rugo arambura n'ibindi. Rozange mpitamo kumubwiza ukuri kuri iyo nshuro, mubwira ko njye na Jessica twagiye muri Masofa, ariko tukaba twavuye y'amahoro. Ubu tukaba turi muri Metrobet tugaruka, ndetse tukaba turarara muri ya hoteli yamamaye cyane ku isi y'Abamakabe Hotel ifite na televiziyo. Rozange ambwira ko byibura aruhutse kuko yarampangayikiye, ndetse ambwira ko ibyo ari byo yambwiraga, ko ntagomba kuba ikigwari kandi hari abantu benshi bapfuye kugira ngo urugamba rwabo nzarusoze. Nuko dukomeza kwiganirira amagambo y'urukundo, mubwira ko mukumbuye cyane, nawe ambwira ko nkumbuye bidasanzwe. Mubwira ko ejo tuzarara tubonanye. Ubwo ndi kuganira na Rozange, akaba ari nako nganira na Diva mubaza amakuru. Diva ambwira ko amakuru ari meza ariko afite ubwoba. Mubajije ubwoba afite, ambwira ko batangiye guhangayika, ko wa mwana yambwiraga witwa Petron Lewis ashobora kuza kubagabaho igitero, kubera ko ngo abasirikari bari bagiye kwa wa musaza waburiwe irengero i Masofa, ngo bamubuze kandi babura n'ikintu na kimwe mu nzu. Bigaragara ko Petron ashobora kuba yaramugezeho, akaba yaramuhaye ibyo byangombwa.
Diva akaba rero afite ubwoba bwinshi cyane ko Petero naza bose azabica kubera ibyo bamukoreye. Diva amuhumuriza amubwira ko atagomba kugira ubwoba kuko nta kintu na kimwe azaba. Mubwira gutyo numva ko n'ubundi ndamutse ndajya guhorera umuryango wanjye, Diva we nta kintu namutwara kimwe na Tonzi, kuko nari naramaze kumenya ko uko wakwifata kose ari ugushyigikira mama wabo. Nta kintu na kimwe bagizemo uruhare ngo umuryango wanjye usenyuke. Nuko nkomeza amuhumuriza amubwira ko ndi intwari ye, mwibutsa ko ndi indwanyi ku buryo nzamucungira umutekano. Diva ambwira ko iyaba byashobokaga njye nawe tugahorana, basi akaba yizeye ko nzamurinda. Mubwira ko ibyo biri hafi cyane kuko nzakora uko nshoboye kose nkamurinda. Nuko nkomeza kuganira nawe gutyo ndetse na Rozange kugeza ubwo amasaha yaje kugera dusezeranaho. Jessica aje kumbwira ko akangutse akaba amaze kuruhuka, bityo twatangira gutembera iyo hoteli nziza cyane. Nuko turasohoka muri ayo masaha y'umugoroba ngo tube twitemberera aho hose duhereye hasi ngo turebe uko hameze. Mu kugera hasi dusohokeye ahari reception, dukomeza ku nyubako aho itangiriye, tukabona ukuntu uwo muryango w'Abamakabe rwose ari intwari kugeza ubwo bamenyekanye ku isi hose. Nkumva ngize ishyari kuba natwe dufite umuryango, ariko no mu gihugu wakozemo ibikorwa ukaba waribagiranye, ku buryo washoboraga kuba wagera mu bantu bo mu gihugu cyacu wababaza Abarewisi abo ari bo bakakubwira ko batabazi, ariko twebe mu kindi gihugu tukaba twari tuzi ngo Abamakabe ni bantu ki. Nuko tumaze umwanya munini turimo gutembera muri iyo hoteli, twiha n'umwanya wo kuba twasohoka hanze yayo tukareba uwo mujyi mu masaha y'umugoroba uko uba umeze. Twese tuva muri hoteli na televiziyo ndetse n'ibitaro, dusohoka ku marembo twereka umusekirite ko turi abakiriya, arabibona. Tugenda n'amaguru, tugeze hanze dutangira kubona abantu urujya n'uruza, ariko harimo umugabo munini cyane arimo kwitegereza inyubako y'Abamakabe cyane ubudahumbya ndetse ahetse n'agakapu. Uko nkomeza kumwegera nkabona uwo mugabo ari kwitegereza inyubako, ariko bigaragara ko afite agahinda gakomeye cyane. Murebye neza mbona uwo mugabo yambaye ikintu kimeze nka kasike ku mutwe, bimeze nkaho yigeze gukora impanuka bakamujyana kwa muganga, akambara iyo kasike mu buryo bwo kurinda umutwe we. Uwo mugabo nkomeza kumwitegereza kuko nanjye nagiraga amatsiko cyane, ngiye kumubaza ikintu kidasanzwe ari kwitegereza. Uwo mwanya wose yari ari kwitegereza iyo nyubako ndetse akanihanagura n'amarira. Mbona hirya haturutse abagabo bambaye amakote meza baza bagana aho twari turi. Mu kureba Jessica ngize ngo bagiye kumutwara kuko icyo gihugu ntari nkizeye, mbona ameze neza. Ba bagabo mu kutugeraho bahita bagera kuri wa mugabo wambaye kasike y'igisima ku mutwe, bahita bamutwara baramujyana, ariko bamutwara bigaragara ko we atabishaka kuko bageze hirya gatoya cyane atangira kubarwanya. Nibaza ukuntu umuntu umwe ungana gutyo yakubita abagabo benshi kandi nabo b'abasore, kuko habaye intambara utapfa kubona mu mateka, kuko intambara nk'izo ngizo zari zizwi ku Bamakabe gusa kuko nibo barindwanye z'akataraboneka. Ariko uwo mugabo kuva nabaho nibwo nari mbonye imirwanire nk'iyo ngiyo, kuko n'imihanda yose nagiye ntago nigeze mbona turwana gutyo. N'abarimu batwigishaga karate na kungufu ntago bari bazi kurwana gutyo. Uwo mugabo kandi byagaragaraga ko arwaye, yakubise abagabo, mpita numva wampa amahirwe yo kuzamubonaho nari kuzamusaba kunyigisha imirwanire, kuko iyo mirwanire mu kuyireba nagize ngo ni Umumakabe uri kurwana, ariko nyine nkumva ko bitashoboka kuko Abamakabe ari abantu biyubashye cyane. Nuko amaze gukubita aba bagabo bageze kuri 25 bose icyarimwe, hahita haza indi modoka irimo abagabo bambaye amakote nanone, ariko imbere hasohoka umugabo uri kugendera ku mbago ndetse n'undi wambaye rinete za fime b'abasore koko, kuko muri icyo gihugu byari bizwi ko havuka abasore banini cyane kandi b'ibigango. Bamaze gusohokamo hahita haza abandi basore basanga wa mugabo wabakubitaga, bahita bamukubita umuriro w'amashanyarazi ahita agwa hasi. Noneho kongera kurwana biramunanira, ubundi baramuterura bamushyira mu modoka, ubundi baragenda, ariko ntungurwa no kubona binjiye muri Abamakabe hoteli, birantungura cyane. Ndebye Jessica mbona nawe aho yari ari burya nawe yireberaga iyo ndwanyi y'akataraboneka, mpita mwegera mubwira ko wagira ngo narindi kureba filime. Jessica ambwira ko uwo murwano ari ubwa mbere yawubonaho,
kuko wagira ngo ni waba abagabo baba mu mafilime barwanaga, hamwe nk'umugabo umwe uciye bugufi aba ari indwanyi, hakaza abagabo bakomeye bambaye amakote bakamukubita, ariko akabarwanya yirwanaho bikarangira babaye ibigwari, kugeza ubwo bakoresha izindi mbaraga barwanya umuntu umwe kandi ari benshi. Nuko dukomeza kwitemberera twirebera ibyiza bigize uwo mujyi, kugeza ubwo bwaje kwira cyane tukagaruka muri hoteli. Tukinjira tunyuze ku marembo makuru, twagera kuri resebusiyo tugiye kwinjira muri esanseri, nahise mpura umukobwa wagira ngo ntabwo ari kugenda areba aho ajya, bigaragara ko yari afite ibyo ahugiyeho. Uwo mukobwa amaze kungonga musaba imbabazi, nubwo ari we wagendaga atareba. Maze kumusaba imbabazi nikomereza aho twari tugiye njye na Jessica, ubundi dufata esanseri twinjira mu byumba byacu. Twageze mu byumba baza kutubaza ibyo dufata, nsaba ibyo shaka Jessica byo kurya, na Jessica aza mu cyumba cyanjye turasangira. Tumaze kurya abaseriveri baza kujyana ibyo twaririyeho, ubundi dutangira kwiganirira. Jessica amubwira ko nta kintu kinshimishije nko kuba ndi muri hoteli ya mbere ku isi, mubwira ko nzabibwira n'urubyaro rwanjye. Jessica ambwira ko atari ubwa mbere ayiraramo, kubera ko yakundaga kuzana n'umugabo we papa wa Lorasi igihe yabaga ari mu kiruhuko. Iyo hoteli ubwo yari iyobowe n'abantu bayishimuse, kubera ubugugu bwayo barisha abantu bose bagize umuryango w'Abamakabe, bakagira ngo barabishe bose ariko batazi ko hari umwana w'umuhererezi utarapfuye. Jessica amubwira ko ibyo bintu ari kuvuga bimeze nk'aho ari kuvuga umuryango wanjye kuko ntabyo narinzi. Ambwira ko ibyatubayeho n'Abamakabe byababayeho, ndetse muri iyo minsi Abamakabe bakaba bari bayobowe n'uwo mwana w'umuhererezi witwa Rikimu Makabe. Jessica amubwira ko yiyoboye muri iyo minsi muzi, ariko ntago narinzi ko nabo byagenze gutyo, kuko ibyo narinzi byari iby'abasokuruza b'Abamakabe, gusa uburyo barwanya intambara zo kubohora igihugu cyabo ndetse n'ibihugu byacu mu bucakara. Jessica ambwira ko azambwira amateka yabyo neza dufite umwanya, ariko ambwira ko nanjye ngomba kuzaba intwari nk'uwo mwana Rikimu Makabe, kuko ibyo yanyuzemo natwe nibyo turi kunyuramo. Jessica amaze kumbwira gutyo numva nyongereye imbaraga, nuko tumaze gusezerana aho ajya kuryama, tuvugana ko mu gitondo ari gahunda yo gukomeza urugendo tugataha. Nageze mu buriri ntangira kwitekerereza uko umunsi wagenze, mbanza guhangayika cyane kubera Sofia wabaye igitambo cyacu, akaba agiye kumara iminsi 3 cyangwa inarenga imasofa ari gushakisha mukuru we Sorina kandi twaramuhishe aho aherereye. Birambabaza cyane ukuntu amakosa y'abantu bamwe atuma abandi bajya mu kaga, nko kuba Sorina ari we watumye Sofia agiye guhera ishyanga, arimo kumushakira kure kandi yaramusize hafi cyane. Nuko bintera agahinda, ariko nta kindi nari kubikoraho. Nakomeje kwibuka ukuntu umunsi wose wagenze, uko urugendo rwacu rwagenze kuva twava imasofa mu gitondo kugera ubwo twaje kuba turi kuruhukira muri hoteli ya mbere ku isi, Abamakabe hoteli. Nza kwibuka uburyo nabonye umugabo urwana nk'aho ari shitani, numvire ya mirwanire ndayishaka, ariko nza kwibaza impamvu uwo mugabo baje kumuzana aho muri Abamakabe. Nongera kwibuka ibintu Jessica yari yambwiye ko burya Abamakabe byambayeho nabo byababayeho, kubera ko ngo bari bazi ko bose bapfuye batazi ko Rikimu Makabe wari umuhererezi w'abatapfuye, bityo aza kubagarukira nyuma. Ari nabwo yatangiye kuyobora hoteli, akayiyobora afite imyaka 18. Ayo mateka nanjye nari nyazi cyane, ndetse numva koko biri hafi gusa. Nuko nkomeza gutekereza ku kuntu nanjye nindamuka mfashe kampani yacu nzayigira ikirangirire, ndetse Kentrone yose nkayibutsa ibikorwa umuryango wanjye wayikoreye, bagatangira kujya nabo babyibuka. Nibyanga na ngombwa nzaze inshuti n'Abamakabe, ubundi nanjye nzagere kure ku isi. Ibyo bitekerezo bintwara kure, ntangira kwibona ndi kuguruka mu kirere, ndi umuyobozi ukomeye na Rozanje ari mama w'abana banjye. Nongera kugarura ubwenge numva barimo kunkomangira ku muryango, nshigukira hejuru ntazi ibyabaye. Ndebye nsanga ndakangutse ntazi igihe nasinziriye, nuko mpita njya gufungura nsanga ni Jessica, ndetse amaze kwitegura neza mu gihe njye nari ntaranakaraba. Jessica ambwira ko agiye kuzana ibyo kurya ubundi nitegure vuba dutahe, mubwira ko iminota 10 gusa ndaba ndangije kwitegura. Nuko aragenda, nanjye mfata akayesume kanjye njya muri dushe. Mvuyeyo nditunganya, Jessica azana n'umuseriveri bazanye ibyo twari tugiye gufata.
nyuma turabifata turangije tujya kuri reception dutanga imyirondoro yacu ko tuvuye muri hoteli yabo ndetse amahoro. Ubundi turasohoka tuva mu nyubako imbere, tugeze hanze yayo ngo tujye muri parikingi mpita mbona umukobwa urimo kwifotoza arimo kurya amafoto, ariko murebeye inyuma mu gihe arimo kwifotoza mbona arahindukiye arandeba ambwira ko ndi kumugira mu mafoto nkayica. Musaba imbabazi mubwira ko ntabishakaga kuko natambukaga. Umukobwa yumvise uko mvuze yumva ntago ndi kuvuga ururimi rw'ikinyametrobeti, ahita ambaza aho nturuka, mubwira ko nturuka muri Kentrone, mubwira ko naje muri hoteli nk'umukiriya, mbona biramushimishije cyane. Ambwira ko iyo hoteli papa wari umuyobozi muri yo kuko ari vice chairman, mubwira ko ari byiza cyane, ariko mpita mbona uwo mukobwa wagira ngo ntabwo ari ubwa mbere duhuye. Mpita mubaza niba ari ubwa mbere duhuye, ambwira ko ari ubwa mbere. Namubajije niba yaba yarageze muri Kentrone, ambwira ko atarahagera. Nibutse neza nibuka umukobwa twagonganye nimugoroba, mpita mubwira ko nibutse neza umukobwa twagonganye nimugoroba. Mpita mubwira ko ijoro ryahise twagonganiye kuri reception akaba ariho namubonye. Umukobwa ambwira ko atanabyibuka kuko yari ari kuri huti cyane, kuko bari bamaze gufata umwanzi wabo w'iyo hoteli ushaka kubarwanya. Uwo mukobwa amubaza uwo mwanzi ikintu ashaka, ambwira ko iyo hoteli uwo mwanzi ashaka kuyibambura. Ibyo bihurana nuko Jessica yaravuye muri parikingi. Angeze imbere uwo mukobwa amusezeraho, mubwira ko ndi mu rugendo nsubira iwacu muri Kentrone, mubwira ko uwo mumama utwaye imodoka ari mama wanje. Uwo mukobwa ahita ambwira kuko bigaragara nshobora kuba nanjye ndi umwana wo mu bakire, mubwira ko tutari abakire. Umukobwa ngiye kwinjira mu modoka ansaba nimero yanjye ngo tujye twiganirira. Nimero numva kuzimuha nta kintu na kimwe bitwaye, maze kuzimuha nsaba ko nawe yampize, nangize arazimpa ndazandika. Ngiye kwandika izina nibuka ko ntaryo nzi, ndamureba ahita ambaza izina ryanjye, mubwira ko nitwa Vinci. Yandika izina ambwira ko mfite izina ryiza, nanjye mubaza izina ambwira ko yitwa Edina, nanjye ndaryandika kuri nimero ye yari amaze kumpa. Nishimira cyane ukuntu menyanye n'umuntu wo mu kindi gihugu, ikirenzeho akaba ari uwo mu Bamakabe Company. Nuko musezeraho mubwira ko nzajya mwandikira, ambwira ko ahubwo azajya mpamagara. Nuko ninjira mu modoka nsiga umukobwa arimo kwifotoza bisanzwe. Jessica asohora imodoka muri Company, ubundi twerekeza iwacu. Twagiye umujyi wose gahoro gahoro kubera umurongo w'amamodoka uba uri kuhagenda. Jessica ambaza ibyo nari ndi kuvugana n'uriya mukobwa, mubwira ko ari we wabanje kumvugisha mbere, ariko akaba ambwiye ko ari umwana wa vice chairman w'Abamakabe. Jessica ambwira ko vice chairman w'Abamakabe yitwa Max Asha, ubwo akaba ari umwana we, ariko ambwira ko atabizi neza kuko amakuru yaherutse kera, kuko nawe ibibazo bye byari bimugerereje arekeraho kumenya amakuru yo hanze. Nuko tugize amahirwe tubona tugeze aho imodoka ari nkeya, duhita dukata umuhanda werekera mu ntara ya Yabisi muri icyo gihugu. Jessica amubwira ko nananirwa gutwara azana nkamwakira. Nuko turagenda twambuka Yorodani ndetse tugera ku mupaka, ubundi twinjira mu ntara ya Turiya. Tugenda dukomeza urugendo ari nako amasaha akomeza kwicuma. Noneho kuri telefone yanjye ntangira no kubona itumanaho ryuzuye kuko twari tugeze mu gihugu cyacu. Nuko Marita ahita ampamagara mubaza impamvu ampamagaye, kandi naramubwiye ko tuzajya twandikirana, bashobora kuba baramutezemo udukurura amajwi. Marita ambwira ko telefone ye itigeze imuva mu ntoki n'umunsi n'umwe, bityo ndeke guhangayika. Nuko mubaza impamvu ampamagaye, ambwira ko ibintu byose bimeze neza ndetse uruganda rwe rukaba rwatangiye gukora. Mubaza ukuntu ruri gukora nta biribwa afite, ambwira ko Sultanis yamuhaye ku byo gukoresha kubera ko n'ubundi bisa nkaho bifatanije n'Abarewisi ndetse bakaba bashyize no mu byo gupakiramo Sultanis akamuzanira abakiriya bo kurangura. Marita amubwira ko natwe nitugera mu rugo ejo tuzamushyira. Ambwira ko ubu rugamba twarutangiye, ko agiye gutsindira imitima y'abakiriya be, ubundi uko tumugemurira akore stoke ya byinshi cyane ku buryo ashobora no kumara ukwezi adakoresha imashini, agakomeza kubona ibyo kugurisha abantu, bityo azagabanya ibiciro ku giciro cyo hasi cyane ndetse yifashishe n'itangazamakuru mu kwamamaza.
ko ibiciro yabimanuye batangire baze bamugurire kugeza ubwo Lewis Factory izarekeraho gukora kubera ko itari kubona abakiriya. Nuko Sultanis na Sorina nabo abibashyiremo babone ko nubwo yagabanije ibiciro ariko bari gukomeza kunguka ubundi ahitemo guhagarika uruganda rwabo bakorere mu rwa Marita bameze nk'aho aribo bari kumutera inkunga. Noneho ahita arugura asubireyo asubizeho ibiciro. Ubwo rero nzabe niteguye kwigaragaza kugira ngo nze nkomeze ibyo natangiye, kuko Marita azaba ashaka kuva muri iyo mikino kugira ngo atazayigwamo. Marita yamaze kumbwira gutyo koko numva nibyo. Mu gihe njye numvaga ko Marita nagabanya ibiciro Lewis bagahagarara gukora bagahomba tuzahita tuyigura, ahubwo we yarari gutekereza byose kubikora afatanije na Sultanis na Sorina. Noneho bagakomeza kumutera inkunga bakamera nk'aho bari gufatanya. Noneho muri cya gihe uruganda ruri mu cyuho dushaka uko turuguramo rubu rwacu, bo amaso yabo bayahanze kuri Marita. Mpita mubaza ukuntu tuzarugura. Marita ambwira ko njye na Jessica turi abanyamigabane mu ruganda, bityo Lewis Factory dushobora kurugura nk'abanyamigabane muri iyo company mu mazina ya Vinci. Noneho natwe tukamera nk'abari gukora ariko tudafite abakiriya. Ibyo bikazatuma Sorina na Sultanis bakomeza guhanga amaso Marita. Noneho aze ko bagambanira yongere azamura ibiciro ndetse anahuze n'ibyo twari dufite muri Lewis Factory. Bazaze kwisanga nyoboye Lewis Factory nk'umunyamigabane ndetse na Marita aze kuvuga ko ananiwe gukora kuko atakibona abamugemurira, kuko tuzaba turi gukoresha ibiribwa byacu mu ruganda tuzaba twaraguze Lewis. Noneho Sorina na Sultanis bisange ikintu cyitwaho gutunganiriza ibiribwa ntaho bagifite. Namaze kuganira na Marita ibyo byose na Jessica arimo kubyumva kuko twari twashyize muri hoparleur abyumva. Marita amusezeraho amubwira ko igihembo nzamuha ari ukumushakira umugabo mwiza umukwiriye. Ambwira ko nituramuka duhuye azanca umunwa kubera ko ikintu cyitwa umugabo yakizinutswe burundu. Marita amubaza aramutse abonye nk'umugabo umeze nkanjye cyangwa se nkamutereta niba atanyemera. Ambwira ko ibyo ndi kuvuga bishobora kunkoraho. Mubajije impamvu byankoraho ambwira ko azanca umunwa niduhura. Mubwira ko kuva uwo munsi ngiye gutangira kujya mwandikira utumesaje twa hato na hato mubwira ko mukunda, ndetse n'igihe nagiye muri Kent nzajya mushyira impano. Marita ambwira ko nyamara ntangiye gusara. Mubwira ko ibyo tuzabimenye yamaze kumbera umugore. Ambwira ko agiye guhamagara Rozange akabimubwira. Mubwira ko nzabatunga ari babiri nta kibazo, kuko na Rozange arankunda bityo ntabwo icyaba aricyo cyose ashobora kunyanga. Dukomeza gutera urwenya ari nako urugendo rwacu rukomeza kugeza ubwo twaje kwisanga imodoka ituzimiyeho igahagarara. Noneho bikaba ibyago ituzimiyeho ahantu mu mihanda idakunda kuba irimo abantu, ndetse n'abahari akaba ari abanyamaguru. Mu kuva mu modoka ngo tubaze aho tugeze n'ahantu twakura essence yo gushyiramo, batubwira ko turi muri Santa. Mpita nibuka ko muri Santa ari ahantu Rozata yatubwiye yari atuye. Mpita nibuka ko yigeze kutubwira ko kugira ngo uhave ari uko utega bisi ijya muri Merine. Mu gihe ntangiye gutekereza kujya gutega bisi ngo tubone uko dutaha imodoka tuzagaruke kuyireba, tubona aho turi guturuka haturutse indi modoka ije igana aho twari turi. Nuko imodoka itugezeho irahagarara. Umugabo atubaza ikibazo twagize tumubwira ko essence dushiranye. Umusaza wari uyirimo atubwira ko muri icyo cyaro kuhagenda ugomba kuba witwaje amavuta menshi kuko agushiranye ntaho wayakura. Duhita tumubaza niba ntayo yitwaje ngo aduheho. Atubwira ko amaze kuyishyiramo inyuma kuko nawe yarashiriwe kandi akaba ari mu butumwa bwihutirwa cyane. Umugabo tumubaza ubutumwa bwihutirwa arimo atubwira ko atari ngombwa kubimenya, ariko nyine akorera leta ya Metrobet mu buryo bw'ubutasi, ariko ntihazagire umuntu n'umwe tubibwira. Akaba agiye gutanga raporo y'ibyabaye ku bamakabe. Tumubajije ibyabaye ku bamakabe atubwira ko tutagomba kubimenya. Nuko atubwira ko ikintu cyonyine twakora ari ukwinjira mu modoka ye, ubundi akaduha ifuti twagera muri Merine tugashaka uko tuza kugaruka gutora imodoka yacu. Nuko adufasha kwegeza imodoka ku ruhande, ubundi dufata ibikapu byacu twinjira mu modoka ye. Uwo mugabo abonye igikapu cyanjye kimwe papa wa Nathan yari yampaye
ambwira ko nanjye nshobora kuba ndi umutasi kubera ko ibyo bikapu bifungishwa kode ntago wabitwaramo imyenda. Mpita mubwira ko aribyo mbikamo amadokima yanjye yo kuva nkiri umunyeshuri, kuva mu mashuri abanza kugeza mu yisumbuye, nkaba nari nayajyanye ngiye kwereka papa wanjye amanota nagize muri icyo gihembwe gisoza umwaka twarimo. Uwo mugabo ambwira ko papa wanjye agira amahirwe ko umwana we amwumvira, kuko abana be bose baramunaniye bigira ku ruhande rwa mama wabo, kuko ngo ntago bamwubaha kubera adakunda kubana nabo. Umugabo ndamwihanganisha mubwira ko buriya akazi nako aba ari ingenzi, kandi ntago wakareka ngo ujye kwita ku muryango kandi utarawugaburira. Umugabo ambwira ko buriya umuntu atari we upanga aho ajya, kuko kera akiri umushoferi yari yibereyeho neza agataha nimugoroba avuye mu kazi, ariko aho yahuriye na perezidante w'igihugu cya Metrobet ubuzima bwe bukaba bwarahindutse. Umugabo yamaze kuvuga gutyo mbona Jessica arikanze, ahita amubaza ibyo avuze ngo perezidante w'igihugu cya Metrobet. Nyoberwa impamvu Jessica bimutunguye nkaho atazi ko Metrobet isigaye iyobowe n'umugore. Nuko mu gutungurwa kwinshi ahita arebana n'uwo musaza wari utwaye imodoka. Mu kurebana mbona Jessica ari mu rujijo cyane, mpita amubaza ikibazo afite gituma areba uwo mugabo atamukuraho amaso. Nuko Jessica ahita avuga ati ariko nta hantu nkuzi wa mugabo we. Umugabo ahita avuga ariko nanjye ndabona hari ahantu naba nkuzi. Jessica ahita avuga ati oya utambwira ko uri. Umugabo ahita avuga ati nawe utambwira kuri Maritina. Jessica n'uwo mugabo bamaze kuvuga gutyo mbona ko baziranye. Umusaza ahita aparika imodoka ku ruhande, ubundi barayambirana, babwirana iminsi ishize myinshi batabonana, ariko njye bakomeza kumpeza mu rujijo. Nashaka kubabaza bakanyima ijambo. Jessica amubwira ukuntu yari yaramuburiye irengero. Umusaza nawe amubwira ko yagarutse aho yabaga agasanga harahindutse cyane, ndetse ntiyabasha kubabona we na Sorina. Nuko Jessica ahita ndeba mu maso mpita mubaza nti uyu musaza ni muntu ki?